Rero mbabaze urugero twibande ku murwayi umwe dusanze hano cyangwa se nuwaje abagana tubonye umudamu hano umugore uyu nguyu twakurikiranye ikiganiro kimwe mu buvuzi mwamufashaga ikijyanye no kutabona urubyaro cyangwa se ubugumba twagira n'icyo mutubwire mufasha gute umugore wahuye n'iki kibazo ese bigenda bite umugore washatse ntabashe kubyara rero hari ubusuzumyi dukoresha mu kazi kacu tukamenya uburwayi arwaye niba ari ubujya mu kizungu tukamwoherezayo birebanye ni hari amafumbi cyane cyane yakunze gufata abagore ariko ayo mafumbi tuyibandaho cyane turayavura hakaba n'izindi ndwara rero zerekeranye n'ibibyimba ibyo tubyohereza kwa muganga ibibyimba byo mu nda noneho bakamupima bakamenya uko bazabibaga kugira ngo aho yangiritse habashe gutungana abashe gusama niba bibuza ibyo bibyimba bibuza kubyara nabyo gusama. Muganga ndusu rero twarigira ngo twibande cyane kuri izi mpamvu zituma abagore batabyara biturutse kubafatira kubazinga kubaroga binyuze mu buryo butandukanye cyane cyane nk'uyu mudamu dusanze ahangaha byo biri mu bihe byiciro hanyuma iyo baje babagana mubafasha gute? Mu buryo tubafashamo rero ni ukuvuga ngo hano hari ubushobozi bwinshi dukoresha nk'uyu nguyu mwavugaga yuko mwamusuzumye mugasanga hari imyenda bamutwaye cyane cyane ibi bintu bikunda kuba ku bageni bagiye gushaka ugasanga kenshi barahisha imyenda yabo y'imbere barayitwararikaho nagira ngo ibi bintu ari byo dusobanurira. Ni ukuvuga rero iyo dusanze baramwangirije bakagira aho bajyana imyenda ye bakoresheje ubwo barimo kumuroga ntabwo ari ugupfa kuyitwara gusa twebwe dufite imbaraga zacu dukoresha zikagenda kuzana bya bintu bagenze kumwangirizamo haba mu myenda ye haba bakora uburyo bwinshi no kumutwara igicucu akagenda akaba nk'umuntu. Kumutwara igicucu ni gute? Bafite uko babigenza bareba aho yakandagiye cyangwa se aho yasobye noneho igicucu cye bakakitwara bakajya kugishyira ahantu runaka bakajya bajya kukihatongerera kugira ngo intanga igihe babonanye n'umugabo ibyo intanga ze kwinjira ibyo rero ndabivura cyane. Niyo mpamvu twasanze abagore benshi cyane hano baturutse mu bice bitandukanye rwose. Hanyuma kadukomeze ku zindi ndwara iyo ngiyo yari iteye amatsiko izindi ndwara mu abantu baza babagana hano ni izihe zindi ndwara ngira ngo habamo n'andi marozi atandukanye? Amarozi yandi atandukanye arahari. Ni ukuvuga ngo hari ibyo batubwira ngo byitwa ibitama n'ibindi bintu by'imyuka usanga abantu bahura nabyo. Ibyo bitama birahari kuko tumaze kujya tubivura abantu benshi cyane kandi bakagenda baza gutanga ubuhamya. Harimo rero ni amashitani atoroka mu kiryango ayo nayo turayavura. Hakabamo uburyo bwinshi bw'amarozi bayahuhera ugasanga umuntu yarwaye yumye ndetse araba n'umusazi ayo nayo turayavura. Dr. Nusu hari ibindi bintu bijyanye ngo n'abantu bakora ariko ntibagire icyo bageraho icyo bitinyatse agakora icyo abonye cyose kikagenda byo biriya mubifata nk'uburwayi cyangwa se ni ibintu bisanzwe mu buzima? Niba mubifata nk'uburwayi nabyo murabivura mubivura mute? Biriya ni ukuvuga ngo ibyo bintu byerekeranye n'inyatsi hari iziterwa ni amashitani y'umuryango hakaba n'inyatsi zitewe n'abantu bagirira ishyari abandi yicururiza cyangwa se atunze ibintu noneho bakaba bazimuroga izo nazo turabisuzuma tukareba ngo ni ibyo bamuterereje turabimuvura agakira akongera agasubira mu murongo akagira ibintu agakora kunguka. Nanone hakaba n'imirima ihingwa nayo babura iyo mirima rero iyo bayabuye ni ukuvuga ngo agahinga ntiyeze iyo ateza rero icyo gihe iyo atugannye hari imiti tumubonera yo kugira ngo ashyire muri iyo mirima ariko nayo twamanje kureba ibyo baba baragiye gushyiramo kugira ngo imirima ye kwera
twebwe rero natwe dufite ubushakashatsi bw'imiti yacu ya kinyarwanda tugenda tugashyiramo tugakuzamo ibyo baba bararoze uwo murima kugira ngo we kwera. ubwo bitumye tugera ku imiti mugira muyikura he, ibifite izihe mbaraga n'ubushobozi kugira ngo ibashe kugira iyo mitsindo ndetse no kuvura abantu, kugira ngo dutandukane n'abandi bavuzi gakondo twagiye tubona. Mutandukaniye aho bitandukaniriye ni ukuvuga ngo imiti ngewe nkoresha, hari imiti dukura hanze mu bihugu bidukikije, hari n'iyo twikurira hano aho ariho hose imiti irahava, usibye ko tuyikura cyane cyane mu mashyamba. Hari amashyamba imiti iraboneka tukayitunganya, noneho iyo miti igwanya ya marozi yandi baba bagiye gutaba mu mirima y'umuntu kugira ngo ye kwera, ikarusha imbaraga cyane cyane. Dukoresha n'ubuhanga bwo kugira ngo tumenye aho ibyo bintu babishyize bijya kwangiza imirima y'abantu, noneho tukabikuramo tugahita dushyiramo uwacu, noneho ukahagararira ku buryo atakongera kugira icyo akoramo ngo gikoreke cyangize. Nabonye ukunda gukoresha ihembe, uratubwira bimwe mu bikoresho ufite n'ubushobozi bwabyo n'icyo bukora. Iri hembe rero uko uribona siko rigenda yego, ariko imbaraga zirimo nizo twohereza zikagenda ubwazo, zikajya gusuzuma uwo murima cyangwa se uwo murwayi, noneho tukazongera iyi mbaraga iba agiye kubisuzuma ni nayo yongera kujya kubikuramo ibyo baba barasizemo. Umuntu nawe rero baroze, ni ukuvuga ngo bitubwira imiti turamuha kugira ngo akire amarozi yarozwe. Hanyuma ufite ibikoresho byinshi, uragenda utwereka bimwe ufite bidasanzwe. Aka ngaka k'akantu hari imiti iri hano bikorana, noneho kano kantu kuri wa wundi w'amashitani n'amadayimoni, niyo mpamvu harimo amajwi. Ubu iri hembe rero naryo hari ihembe bigendana, ikagenda gushika ya mashitani tukayafata tukayatwika. Dushobora kuyafatira mu itungo cyangwa se mu kandi kanyamaswa kandi, ariko inyamaswa rwose ku buryo iba igomba iba ifite amaraso niho tuyitegera. Urakoze cyane. Turacyakomeza n'ibikoresho mufite hano bidasanzwe. Nabonye hari n'akandi kantu koza ku muntu. Aka kantu gahita kamenya ku mubiri we uko ameze. Niba ari uburwayi bujya kwa muganga duhita tubimenya, niba ari uburwayi turi buvurire hano mu Gicumbi duhita tubimenya. Aka ngaka rero ni ikimfasha, gahita menya neza ubwo burwayi. Reka duse n'abagaruka ku gicuma twabonye hano kirimo umuheha, ngira ngo nacyo udusobanurire. Aka gacuma rero gacuma karimo ruhangamuzi. Ruhangamuzi ni iki? Ahubwo bana banjye soma ahubwo mutaza kugira inkomyi hariya mu mayira. Nta kibazo somaho gakeya hariya mu mayira. Haba hari abantu babi babonye mushobora kuza hano bagatega nk'ibintu hariya ugasanga muragize gute, ariko ubwo harimo ruhangamuzi y'umutsindo wo kugira ngo mugire imbaraga zo kugenda nta kibakurikiye rwose, nta kibakurikiye. Yego. Urakoze cyane. Katugaruke rero muganga, akenshi mu buvuzi hari abantu bumva umuvuzi gakondo muri ubu buryo bakaba bamutekereza nk'umutekamitwe. Ibi bintu mwe ntimubyumva? Mutandukaniye he nabo? N'imbaraga zanyu mukoresha muzikura he? N'abakurambere, hari abantu bavura barabisigiwe n'ababyeyi, hari ababa barabanye n'abantu, hari ababa barabitongerewe n'abandi bantu, mwe mwabikuye? Ibisogokuru byara data nibyo yandaze, nibyo mu muryango rero, kandi ntago bibujije ko
natwe ibyo abaza kwivuza baza baratubwira bati ahantu twagiye baturya amafaranga bati badukoresha ibi n'ibi ariko ntibyagira icyo bitanga ariko twebwe izi mbaraga dukoresha ni iz'igisekuru kandi ntabwo tuvura tutabanje gusuzuma ngo turye amafaranga ku y'abantu tutavura twe tubifatira umuzi tukabivana hasi tukavura tukageza hejuru ukava aho ngaho nawe ugomba kudutangira ubuhamya uti koko baramvuye abantu baza hano rero bagenda barangirwa n'abandi twagiye dukorera gusa namwe ko mugeze hano mukabona abo bantu ko bahari twakomeje kubumva turavuga tuzaza kukureba hanyuma reka tugaruke bisaba iki kugira ngo umuntu aze hano kwivuza kureba muganga Dr. Nusu? Icyo bisaba rero ntabwo ari ibigoye upfa kuba wahageze iyo uhageze nkabona indwara yawe biba byoroshye cyane icyo bisaba ntabwo bigoye witwaza amazi yawe mu icupa yaraye iwawe iyo utayazanye biba ngombwa ko uzanagaruka uyazanye ayo ngayo aduha ubuzima gatozi bwo kumenya ubucukumbuzi uburwayi buturutse bwo mu rugo iwawe mu gicumbi uvukamo haba no mu baturage ibyo rero tukakorera imiti ari uko tuba twarangije kumenya ubwo burwayi neza imizi yabwo n'imihamo twumvise n'ubutaka n'amabuye bigenda bite buriya butaka iyo dusanze hari tuba tugira ngo hataba hari ibintu byihishe inyuma tukuha imiti twarabimaze kubicukumbura ariya mabuye hari icyo akora na buriya butaka hari icyo akora ariko rero bano banjye ntimugakurinde kumenya ubucukumbuzi bwacu bwose dukora ntabwo byaba ari byiza kuko bari nko kwiga akazi ahubwo mugomba kudusura ni byiza. Murakoze cyane muganga Nusu. Hanyuma kugira ngo umuntu abagereho twageze hariya ku muryango dusanga handitse telefone 0798688383 handitse muganga Ndusu. Izo nomero rero nizo dukoreraho zijya hanze hose mu gihugu hano no kuvuga ngo ufite ikibazo hanze atwohereza ifoto noneho tukamuvura kuri online kugira ngo tubanza kubisuzuma tukamara kubisuzuma tugakoresha uburyo bw'ubuhanga bwacu dufite n'utudege ku buryo utwo tudege tumwoherereza niyo miti yari aho yabari ariko n'utudege udashobora kubona mushobora kuvura umuntu mukoresheje ifoto ye. Yego. Hanyuma ko hari ibivugwa yuko mu buvuzi n'umuntu ashobora guhemukira undi ariko mukabigiramo uruhare kugira ngo mumufashe ibyo murabikora? Yewe turabikora iyo yitonze niba yaraguhemukiye akaguhemukiye cyane nk'umujura hari umuti tuguha ukawutega ariko tuba twavuganye uburyo bwawo kuko imiti bihenze uwo muntu akaba yashobora gufatwa uriya murozi nawe ukurogera uwo muti ibiri ukubiri uwo muti tukawushyira mu mazi tugashika wa muntu ukaza ukamubona mu ifoto cyangwa se akaza nk'umusazi ukamuhamagara akazaza mugahurira ahangaha ukamwakira igihano ushakiye niba twamugumisha mu ya miti yacu twakoresheje akaba nk'umusazi ibyo birashoboka niba wemeye kumuha imbabazi wowe yahemukiye nabyo birashoboka. Twebwe rero tuba twakoresheje imiti natwe iba yaduhenze iyo umuhaye imbabazi n'ubundi hano urampemba n'ubundi kubera uba bumuhereye imbabazi. Hari umugabo nasanze hano mubona nasanze bari hano arambwira ngo yaje afite ikibazo cy'uko ngo iwe mu rugo bitagenda neza ku bijyanye no gutera akabariro aba bamubafasha iki? Yewe ibyo ni ibintu byoroshye cyane
abo ngabo tubakorera umuti tumanjije kureba niba nta bantu ntawe wamwangije nk'abadamu nk'abagabo baba bakunze gushosha hirya no hino. Noneho rero bakamufatira, bafite uko bafatira rero, bakamufatira muri ya mibonano mpuzabitsina. Noneho iyo dusanze baramufatiye mu mibonano mpuzabitsina, hari umuti tumuha, wa muti ukamutegura agatangira kugarura imbaraga zo gutekereza imibonano mpuzabitsina. Noneho agakira, iyo akize agaruka kudushimira. mahanga iyo yagize ikibazo birumvikana ko ashobora kuba yamwaganira kuri telefone, akaba yaguha n'ifoto, ariko bibaye ngombwa ko bikeneye umuti nyine, umuti ese umugeraho ute? Kubera ko hari benshi twagiye tuganira ugasanga abanyamahanga baravuga bati uyu muntu yadutekeye umutwe, uyu muntu ntitumubona, uyu muntu n'umuti yatubwiye mu magambo tumuhamagaye kuri telefone turamubura. Mwe icyo mukora ni iki, mubigenza mute ku buryo umuntu yaramutse yahuye n'ikibazo uwo muti bigenda biti? Abantu bo hanze mu mahanga muri Amerika n'ahandi, ni ukuvuga ngo dufata imiti tukayitunganya uko tuba twaramajije kubona uburwayi bwe, noneho tukayifunga muri envelope, tukayijyana ku kibuga cy'indege twayinyujije ku iposita, imiti ikabageraho. Ubwo abaha aderesi, aba yaraduhaye aderesi. Ubwo rero umuti ukamuvura. Uko tugenda dukora itumanaho kuri WhatsApp, ni ukuvuga ngo agenda aratubwira aho umuti umugejeje arimo yoroherwa. Yego. Urakoze cyane, turagushimiye Dr. Ndusu. Twizere ko nitwongera kwifuza kuganira nawe kugira ngo dushyire amatsiko ku bijyanye n'ubuvuzi gakondo muzemera tukaganira. Tuzaganira nta kibazo, mujya mudusura abana banjye nta kibazo rwose, ni karibu, ni ikaze. Namwe kandi mujye muvuga ubutumwa nk'uko muba mwadusuye, nta kibazo, ntacyo tuba tubahisha. Ntabwo ubuvuzi bwacu bukorera hanze, ntabwo bukorera mu bwihisho. Murakoze, mugende neza, mugire amahoro.